nta muntu utarwara ariko wigeze ujya kwa muganga se warwaye? Ntago muri kino gihe ugomba kurwara kwitira kwa muganga. Wagiye kwa muganga none nyuma yo kuva kwa muganga se ugeze gusubira ngo ujye kureba umuganga umuguru uti muganga warakoze waramvuye ndakira? Kare Abantu niko tumeze. Abantu niko tumeze. Tabi wa n'ibitabi narabinyoye nabyo. Ndakomeza ngeze imbere arambwira ati ubwo nawe ugiye gupfa. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Zibuka TV. Muri akanya muri kuvugana na Mburushimana Yusufu. Tugiye gukorana ikiganiro n'umuyobozi wa Zibuka TV tubagezaho inkuru za filime z'aba bakinyi bari barahagaze, tugira tubabaza impamvu. Turabasabye mugomeze kudukurikirana kandi mwibuka gukanda ka kantu ka subscribe, iraba ari intunga yanyu ikomeye. Murakoze. Umushyitsi wacu ndabona tunageze hari, tugomba kumubaza amakuru nimba n'imvano yiriya channel twakurikiranye kuva kera kageza igahagarara. None twagira ngo tukubaze imeze bite ko tutakibabona kandi twarakundaga ibikorwa byanyu. Okay, murakoze. Bera byose turabashimiye kuba mwaje kudusura nk'abanyamakuru. Mbere ya byose ku bantu badukurikiye mbanje kubasuhuza, Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Munezero. Ubundi izina ry'idini nk'isengera muri Islam nitwaga Omari, ariko ubu nsigaye nitwa Munezero w'umunezero. Ubwo rero murakoze kuba muduhaye ikaze, naho ku byo guhagarara kuri channel yacu yo ni ikiganiro kirambuye tugiye kugirana. None udashaka kuvuga ko wahinduye idini, hako nigeze kubyumva ngo Munezero wahinduye idini gutyo ko tuzi twagukurikiranye muri gutenguha Imana, muri rurananiye, ni nyinshi twabakurikiye tubona mukora ibikorwa bidasanzwe cyane. Waje gukiranuka gute? Bo murakoze. Nko mu minsi yahise hari uwo narindi, hari filimi nandikaga, hari filimi nakoraga, cyane cyane nka filimi nk'iyo bita rurananiye yacaga kuri YouTube, hari iyo bita gutenguha Imana. Ariko mbere yaho gato nararebye mbona ngomba guhindura, ariko ntabwo ari njye wabikoze, ni Imana yabinkoreye. Nanyubaho nabonaga hari ukundi kuntu imeze. Nyubaha yarimo se buriya hari harimo inyigisho yenda gutenguha Imana y'inyigisho. Hari inyigisho irimo bigaragara abantu bafashe ishusho y'ira filime y'ubuzima busanzwe. Hari igihe ushobora kuba warahindutse, ariko nyine uri nka muri babane tubona nyine bitewe n'ira filime mwakoze. Biragaragara ko ira filime hari inyigisho yatanga zo kuba hari abantu biyitirira bakora ibikorwa by'Imana, hari ubundi bibi bibarimo. Cyane ko urumva mu gihe cyahise ntago nari nkijijwe, nubwo nasengeraga muri Islam, ariko ntago nari nkijijwe. Ubwo naje guhindura akazi, mva naho nakoreraga nimukira ahandi. None maze guhindura akazi nkomeza ariko bya bikorwa byanjye byo gukora filimi. Noneho nyuma haje kuzamo gahunda yo kwakira Yesu nk'umwami wanjye, nk'umukiza wanjye. Maze kumwakira mbona ko ya YouTube channel nakoreshaga mbese tudagikwiranye, idagikwiriye kwitwa iyanjye kubw'amazina yayo. Ubwo nahise mfata umwanzuro, navuga ati nimba nsenga hari n'ibigomba guhinduka. Nasabye Imana, mbwira Imana, ndabwira ati wa Mana we, ndabizi ko ushobora byose kandi utanga byose. Mu gihe nakoraga filimi izi nize, nkabana ifite channel yitwa ukunuko, ndagira ngo umpindurire ibyo nkora ndetse umpindurire n'amazina. Ubwo ku mazina kuba nariswe Munezero w'umunezero no kuri YouTube channel byahise bihinduka, ubu isigaye yitwa Zibuka TV. Zibuka TV. Mbere y'icyo cya Zibuka TV ndashaka icyo tuza gusubiraho ukambira imvano y'iryo zina. Ariko se hari ikintu nshaka kubaza, ntumbeshye nk'umuntu wakiriye agakiza. Ntago nkubeshye. Twarabakurikiranye cyane, dukurikirana ibihangano byanyu turabikunda, ariko nyuma biza guhagarara. Mu guhagarara nagiye numva hirya no hirya ubwo bakwitaga Rasta ngo byagenze uko ngo channel yarayigurishije, ngo yarabariye, ngo niyo mpamvu yahagaze. Biza kwitirwa ibintu byinshi.
none ndi kumva ngo warakiranutse wagiye mu gakiza, wambwira imva n'imvano y'ibyo bintu, njye nibyo ashaka kumenya neza. Ukuntu gahunda zimeze, urumva twarakoraga, twari abantu, twari timu y'abantu benshi. Noneho ubwo iyo Imana igira ngo yiheshe icyubahiro, yigira ngo yo ikore, hari ibyo ihagarika, irahagarika bimwe bigakubika, hakaba hari ibigenda ikabireka bikagenda, hakaba n'ibyo ihagarika ntibigende. Ubwo icyo gihe ako gahe kanyuzemo kari agahe ko kugira ngo nihuze n'Imana, kubera ko urumva nitwaga rasita nyine, rasita urumva nari rasita, ariko ubu ngubu sinkiri rasita, Imana yampinduriye amazina. Rasita ni uwa kera, uwo ntago ari we jyewe uyu munsi ndi Munezero. Tugiye kuri ibyo byo kuba baravuze ngo nagurishije ngo YouTube channel ngo narabariye, urumva uko Imana ikora si kimwe nk'uko dukora. Mbere naririmbaga za ndirimbo za kizaki, ariko ubu ngubu ndirimba iby'Imana ikora, nkaririmba ngo hari indirimbo nyinshi zo guhimbaza no gushima ndirimba, nkavuga ati Imana ntumiteho. Kubera iki? Kubera ko nabonye neza yayo. Noneho ubwo nk'abo bantu nyine urabiza abantu baravuga, ariko nimba uri muri abo bavuze ibyo ngibyo, ntago yagurishijwe, YouTube channel irahari. Icyabayemo nuko Imana yo yari yashyizemo pause mu byo nakoraga kugira ngo mbashe kuyegera inkure muri bya bibi, aribwo nanjye nahise mboneraho nkayisaba Imana mpa izina rishya, habe mu bikorwa ndetse habe nanjye ubwanjye. Ubwo aribwo nahise nitwa Munezero w'Umunezero, aribwo YouTube channel yahise yitwa Zibuka TV. None se iryo zina Zibuka, ahubwo ushobora kuba warakiranutse ko iryo zina Zibuka ndi kumvamo akantu gacengera ukuntu. Ijambo Zibuka narisomye muri Bibiliya, usigaye nayigenda muri Bibiliya. Hano umuntu wari wese ukurikiye iyi interview, nimba ushaka gusoma ibitabo byose icyarimwe, uzasome iyi Bibiliya. Aho uzayisoreza uzaba umaze gusoma ibitabo byose by'isi. Bivuga ngo Zibuka rero narasomye, nza gusanga muri cya gihe Yesu yari yaraje kuducungura ari mu isi yacu. Hari ahantu nasomye Yesu bamuzaniye umuntu ufite ubumuga bwo kutumva, ariko ho handitse ko ari igipfamatwe. Noneho baramubwira ati mukize, bamusaba ko yamukiza nyine, kwa ko yakizaga abantu. Murabizi ko yanatwitangiye, nubwo abantu niko duteye, wenda twaranamuhindutse nyine. Nk'ubu hari indirimbo tugira ivuga ko yabuze naho arambika umusaya we agapfira ku musaraba. Ubwo mu kumukiza hari ijambo yakoresheje bita efata ni ijambo Yesu ubwe we yivugiye, ariko mu Kinyarwanda risobanuye ngo zibuka. Rero nanjye kumva ko kurifata nkahita ndishyira kuri channel yanjye nkayita Zibuka TV, muri make ngewe nanjye ubwanjye numvaga maze kuzibuka. Hari nk'ibintu by'umwanda bimvuyemo, hari ibintu by'umwanda byamvuyemo, ndazibuka, menya Imana, menya Yesu, mufata nk'umukiza wanjye, mufata nk'umwami wanjye wamfiriye. Ariko mbere bavugaga Yesu, nkavuga ati ibyo ni iby'abahazi. None se ibyo bintu mbere yo gufata urwo rugendo kugira ngo ubashe gukiranuka, byabaye ngombwa yuko hari ibyo ugomba kureka, biziramo no kureka amafilime mwakinaga, byo abo mwakoranaga muri rusange. Team yabyakiriye gute? Timu yo ntabwo yigeze ibyakira nyine. Ntabwo nyine, urumva biragoye kuntu timu yo yabyakiriye. Urumva ntabwo ari neza. Kwanza benshi bumva ko bataye umwanya, bakumva ko
ko hari wenda nk'ibyo abo bahombye, kandi koko bahombye umwanya, hari n'amafaranga yabo bashyizemo ariko ntago bahombye. Ubu ngubu ndimo ndarwana urugamba, nubwo nayihinduye amazina, wenda bamwe nagiye mbaha link barabibona, ariko ntago ndabakorana nabi inama ngo mbabwire impamvu amazina yahindutse, kandi ngo nongere mbabwire ko mu mikorere hari ibyahindutse bitewe nuko hari ukuntu Imana yabigenje. Ubwo rero urumva mu gihe gikwiriye Imana yo ibyayo birikora, ntago bisunikirizwa, ibyayo birakora nyine birakora. Ubu ngewe kano kanya kuba ndi hano ndi mu mvuga ni kubw'imbaraga zayo, kuba ngenda ni ku mbaraga zayo. Hari abo byanze bari mu bitaro, hari abo bagiye gushyingura, urumva kwanza ibintu byose ni Imana ibikora. Ubwo rero hari umuntu wansekeje ejo bundi, uranyibukije, hari umuntu twaganiriye arambwira ati se nari mfite igitabo cy'indirimbo ngiye ku rusengero ari ku cyumweru, ati biti, ndavuga ati ni byiza, ati ati se ko icyo ufite mu ntoki n'iki? Ndavuga ati iki ni igitabo cy'indirimbo. Ugiye se? Ndavuga ati ngiye gusenga. Nese nagukira umusilamu? Ndavuga ati ntago nkiri umusilamu. Tabaye umurokore? Ni cyane nabaye umurokore. Ngohe ni cyane rwose, ni nyine wumva ko ari nk'ibintu bimutangaje. Ubwo ndakomeza ngeze imbere, arambwira ati ubwo nawe ugiye gupfa. Arambwira ati ubwo ugiye gupfa, ati ubwo ugiye gupfa nka runaka. Arambwira ati twese niyo nzira, ni rwo rurembo tuzanyuramo, ahubwo ikibazo wakoze iki mbere yuko utaha ngo ugire icyo utahana. Nimba uyu munsi ujya mu kazi ugakora ugira ngo utahane 1000 cyangwa utahane 2000, kuki utajya mu kazi ngo ugende ntacyo utahanye? Nahara rero hari imirimo dukora hano izaba ariyo itwerekeza aho tugomba kujya. Ubwo rero kubijyanye no kuba iyo YouTube channel narayisa ayo mazina no guhagarara gukora, hakazamo navuga ngo narabariye, ariko bimeze rwose. Ndatekereza ko nk'imbaraga ndi gushyiramo kugira ngo ibe yatangira gutanga umusaruro wose, umusaruro tuzabonera hamwe. Mbese imvune twagize turi kumwe tuzazivurira hamwe. Ikindi kibazo ushaka kubaza, wihangane, mfite ibibazo byinshi byo kukubaza. Wihangane rwose, nari maze igihe kirekire n'ababona, none aka kanya ariko ibibazo ndashaka ko binsubiza, menye ngo tuzongera tukurikirane cyangwa mu gihe guhagarara kubera guhinduka no gukiranuka. Ahubwo ikindi kibazo ushaka kubaza, ko mwakinanaga n'abantu, urabona mwari timu y'abantu benshi, harimo abasilamu, harimo abagatolika, harimo abaki. Ese hari n'ibyo mwahuriragamo byinshi nawe uri umusilamu mwihuje? Ubu ubona ko uko mwakoranaga bizakomeza? Aba barimo kandi kantu ko kumva ko warahinduye, urumva nimba waranakiranutse, hari byinshi usigaye ugenderamo. Bajyaga bambwira ko uri n'icupuri uri kanda cyane, isabye wabashije kurireka. Yesu yagize neza, yakoze imirimo nta kintu atakoze. Bo kuri ibyo bijyanye n'akazi, mbere byose kuba channel yarahinduye izina ikitwa Zibuka, ntago bivuze ko hatakoreramo umuntu udasenga, hatakoreramo umuntu. Ubundi icyo nirinda no gucira umuntu urubanza, keretse urunshira wubwe sava, ibyo nibye, ariko je ntabwo ncira umuntu urubanza. Ubwo urumva nk'abantu twakoranaga, ukavuga ati nk'abari barimo ari abayisilamu, kuko nawe wari umuyisilamu mwarihuzaga. Yego nibyo twarihuzaga kandi tukanahuza. N'ubu nta cyahindutse, kuba usengera muri Anglikani, nkaba nsengera muri ADPR, urakaba asengera mu badive, urakaba ugasanga arasengera muri Islamu, ugasanga arasengera Katolike. Ntabwo amadini ari yatuma duhura, ahubwo duhujwe n'Imana n'umwuka w'Imana, kubera ko uyu mwuka duhumeka, iyi ni roho Imana yaduhaye. Iyi ni roho yaduhaye. Icyo rero nicyo gituma tugomba guhura n'ubundi tugakora, tutagendeye ngo amadini tugendeye ku by'amadini ntacyo twakora.
nk'ubu uzareba nk'amafilimi ugasanga nka filimi irimo abantu nka 200 bose se uzasanga basenga mu idini. ibyo byenda kisubije neza, ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Ahubwo ikindi birase ubu sigaye mbona gahunda urimo niyo kwiyegurira Imana cyane rwose, ndabona bisigaye binakugaragaraho ukuntu rwose. Ahubwo ikindi kibazo ni iki ngiki, nagiye numva shaka iriya cano yanyu menya mutari namwe mutari bisigaye yitwa Zibuka, ntabwo ziriya byari bya kera. Zibuka TV mwakoreshagamo, none nkajya numva hagize hazamo n'ibindi bintu byo kumva ngo abakobwa ngo ukoresha ngo hari ukuntu ujya ugira ngo ukabacisha ngo ku ruhande kuntu bo. Urumva muri rose turi mu isi y'abantu bareba, banavuga, bakavuga ibyo batazi, bakanareba kwanza bavuga ibyo batabonye. Kuko iyo wagize ikintu ubona ko wakibonye ne nta mpamvu ubona ni nk'ibintu bisanzwe, ariko ikintu akenshi abantu batabonye nicyo bavuga cyane. Bivuga ngo jewe na mbere hose je nariyubaga, rero biranjya kubijyamo ntago nagira ngo ngende nge mu mico mibi. Gusa ni cyambere kiza nuko Imana yanabaye, Imana yarantabaye ubu naba nkomeje kubera ko naba nkomeje gukorana nabo ngabo, naba mbonyemo umusaruro hakagira bavamo tukagira uko tubigena. Ntago nibaza ko ibintu kenshi muri media ibintu by'ubusambanyi birimo ariko birimo ni kigara ubu nawe warabikoraga oya muri bo. Iyo dukurikiranye cyane nk'ibitangazamakuru bikomeye usanga bagenda bavuga ngaba bo abo byagiye bihama bahuzwa nabyo nyine bahura n'ibyaha byabo bagiye bahanwa, ariko abandi ubwo nimba batarafatwa babikora ibyo nta kazi kabo, bo n'Imana yabo birabareba. Ariko ngi ku ruhande rwanjye na Zibuka TV mpagarariye, ntago icyo kintu kiri cyangwa wowe yakoze ubu ngubu nushobora kuba wararebye ibyo wakoze n'abo bana bose bacica kurona ukavuga ati reka nyoboke Uwiteka, ibi bintu bimaze kurengera. No, hari ibindi umuntu aba yarakoze byangwa n'amaso y'Uwiteka bitarimo ibyo, ahubwo ari byo twasabiye Uwiteka ko atudohorera akatubabarira, nta n'ikindi. Ibyo ngibyo ntago byigeze bizamo, ntago nabyigeze. Abantu twakoranaga nabo bahaga nyine nk'abantu dukorana, apana kubafata nk'ibikoresho byanjye. Buriya ikindi nk'abantu baba YouTuber cyane, nimba ufite abantu nka timu y'abantu 10 warangiza ugafata umuntu umwe muri bo cyangwa babiri muri bo ukumva ko ari nk'ibikoresho bya buri munsi, icyo kintu ntago ari ubunyangamugayo. Hari n'ikindi kibazo nuko yenda numva uri kubica ku ruhande, hari ikindi ubundi n'ibibazo byinshi unyitege ndakubaza rwose unyitege. None se reba iriya filimi bayita Rurananiye twarayikurikiranye episode ya mbere, ndumva nimba ari n'iya kabiri, ariko hakaba harimo umukobwa nimba ari umukobwa nimba ari umudamu wakinnye akinisha afite abajura bagiye kumwibira. Uramwibuka uwo mukobwa? Ubu ndamwibuka, ariko nimba iriya ntago ari muri Rurananiye. Rurananiye uriya mukobwa ko twaje kumuburamo mu bindi bice, kandi nkaba narumvije ko byahwibishwe yuko yamwabanje gukinanamo hariya hari ibyo bamusabye akabikwiba, bikaba ngombwa kwita umwirukanamo. Ayo makuru ni impamo cyangwa se impamo? Turi kubyizanya ukuri nk'umuntu wayobotse Kristo, wayobotse Uwiteka. Ntumbeshya icyo gitabo ufite kizagucira urubanza. Njyewe n'Imana nsenga narahirira kuri iyi Bibiliya. Buriya umugabo ugira ukuri ni Yesu, umugabo utanga imbabazi ni Yesu, umugabo uvura akanakiza akanazura nta wundi ni Yesu. Bivuga ngo ndahiriye ku iki gitabo navuga ko ibyo bintu bitabaye n'umunsi warimo, ahubwo hari ukuntu umuntu mukorana ugasanga we
nimba mwanditse filime mwavuganye ko wenda muzakora episode 20, akaba yakora episode imwe agakora ya kabiri ya gatatu akabura kubw'impamvu ze bwite. Noneho n'ikintu cyacaga abantu intege, twakoraga YouTube channel itaratangira guhemba, yari itarahemba. Noneho aho ngaho kubwira umuntu ngo uva mu byo wari urimo uze muri ibi nta n'umusaruro wabibonamo, ni gake cyane. Bisaba wa muntu ubikunda n'ubundi wa wundi ubikunda. Ariko n'icyaje kubamo makuru numvise ngo yaje no kujya hanze, ariko ibyo kuvuga ngo wenda ngo nashatse ko hari ibindi biza nyuma ya kamera, oya. Ariko nge nako mbese muri make nabigusobanuriye, nakubwiye ati nubahaga abantu twakoranaga muri iyo minsi, ndetse nabo tugomba gukorana mu gihe kiri imbere, ngomba kububaha, tukajya twicara kuri table tukaganira imishinga. Apana biriya byangwa n'amasubiteka, biriya ntabwo ari byo bikenewe. None se genda tuve kuri ubu ngubu, hari n'undi wundi wakinnye uriya wakinnye rucinye mu mugabo we, ufite umugabo w'umupolisi bamwitaga Noella, nawe yaje kuva muri filime kandi nabwo byavuzwe ko ari byo mwapfuye. Ahubwo undi muntu ushobora kuba abantu batabakemangaga, uriya mukobwa wundi wakomeje kugaragaramo, uriya shangaho ngo bavugaga ko ari ukundi kuntu we yemeye mujya mwigenza, we yakomeje kugaragaramo cyane muri za gutenguha, Imana yarazamo, urumva ibyo ngibyo ni ibibazo byabo, kubera ko ntabwo babuza abantu kuvuga. Buriya mu gihe umutima utagucira urubanza, uburyo ureka ubundi abantu niba kuvuga nabi Imana ikakuvuga neza, bizaba bigutwaye iki? Nta na kimwe, ahubwo nta n'ikibazo ugomba kugira. Rero impamvu ibyo ngibyo ntigeze narabyumva n'ubwa mbere byumvishe, sinshaka no kubyumva. Niba bigumana ibyo ni ibyabo. Ngewe ubu icyo ndi kureba ku iterambere, ndi kureba ku mikorere. Urumva namaze igihe kinini ntakora, namaze hafi nk'umwaka ntakora. Uraho ngarukiye mu kazi, ntabwo ngaruwe no kureba ibyo nakoze mu hahise, ahubwo ngaruwe no kureba ibyo ngomba gukora mu hazaza. Kubera ko nk'ubu ngubu ikintu ngiye kujya nkora, tuvuge tugarutse nko ku mafilime, ari ukuntu nakoraga filime nanjye ubu ndeba nkabona zirimo urukozasoni, ari njye wabyanditse nkanabiyobora, ariko ubu nyine nabikoraga mbona ari sawa, ariko nsigaye mbireba nkabona ntago ari ibintu wareba uri kumwe n'umwana wawe. Kwanza nihereyeho ndavuga ati nk'ubu umwana wanjye yicaye hano ku ruhande, nabirebana nawe ibi bintu nakoze. None ubu ngubu twitego ko ugiye kugaruka kuri mushyashya, team igahora ari yayindi cyangwa team izahinduka bitewe nuko wahindutse? Ntago ngarutse mvuga ngo kuba narakiriye agakiza nibyo bigiye guhindura abantu, ngo mbakure mu byo bakoraga, ngo cyangwa se ngo mbajugunye kubera ko twakoranye muri icyo gihe dukora ibyo. Oya, ahubwo tugendeye kuri channel ko yitwa, tukagendera wenda no kuba twakora filime. Rega filime zose, ntago filime zose ari nka biriya biri muri rurananiye. Filime zose ntago ari ari ugukina abantu bambaye ubusa. Ushobora gukora filime, cyane cyane abantu bashobora kuzagira ikibazo ntitubyumveho kimwe, ariko nabyo ndabizi neza kubera Imana tuzahuza. Nk'umuntu usenga muri Islam, ushobora kumubwira ati dukore kuri filime nk'uko mwabonye filime ya Yesu, dukore kuri filime ivuga ku nkuru ya Yesu, ntayisangemo cyane avuga ati ese bizagaragara bite mu gihe nsengera hano? Kandi ibyo ngibyo ntago ari byo, idini ni idini, Imana ni Imana. Mugire Imana ari imwe, usenga amadini ari ku isi ni menshi, ariko basenga Imana imwe. Mu gihe Imana ari imwe rero, numva nta kabuza, numva nyine nta mbogamizi ubundi yakaje mu muri make. Ubwo rero ko tugiye kuri icyo cya timu, muri timu nta kizahinduka. N'uzavamo
tuza mbere y'uko azavamo tuzabanza twicare tuganire turebe ibyo twakoze, noneho turebe noneho naho bigeze, turebe n'umusaruro byatanze, noneho wa muntu tumwe tutireo nimba utabibashije kuzamo bo kubw'imbaraga wakoresheje, kubw'umwanya wawe, kubw'amafaranga yawe, kubw'ibitekerezo waduhaye, kubw'aho bitugejeje, ibyo byose wakoresheje, ishimwe nire. Ariko utavuze ngo ni kwa kundi wuririra ku ngazi ya mbere wagera ku yanyuma ukibagirwa ya ngazi ya mbere wahereyeho. Twitega yuko ugiye kugaruka mwarahinduye ibintu, abafana bawe wabizeza iki muri rusange ko babutegereje ibihangano byanyu bari barabakunze mukagiza mugahagarara? Wababwira iki? Bamaze kuvuga ukuri ko bimeze, ko ibyakuvugwaho byose atari byo, aka kanya icyo bategereje, barabategereje ngo bumve ko mwazongera mukabasusurutsa nko mwabasusurutsaga. Ese mugiye kugaruka mwarahinduye ingamba babitegure, ni iki wababwira nk'abantu babakundaga muri rusange? Urakoze aho ngaho urananyibukije. Hari nk'umuntu ushobora kuba yaraturebye nko mu mwaka uhise akaba atagishaka no kumenya ko tunabaho, bitewe wenda nuko hari ibyo twakoraga atishimiye, cyangwa se yuko twakoze tukagira ngo tugacika intege. Ibyo nabyo birashoboka. Ubu kano kanya ntabwo dufite undi muntu, nimvuga ngo dufite, turi benshi, ni njye mbihagarariye ko turi benshi. Ntabwo dufite undi muntu utugira inama wundi, ahubwo inama yacu iva ku Mana yacu. Imana yacu yaturemye, yaduhaye n'agakiza ku buntu. Inama iduha nizo tugomba gukurikiza. Ibyo tubwira, ibyo tubuza nibyo tugomba kureka. Nimba icyo gukora ari ikintu kitagayitse turagomba kugikora. Noneho nko tugarutse ku bafana bacu bajyaga badukurikirana, wenda babonye tutagikora, habayemo ikibazo cya management. Amafaranga yabaye makeya, gukora nta muterankunga nabyo si ikintu. Ubwo haje kuzamo nyine n'ibyo ngibyo by'uko Imana yagira ngo ibanze igire ibyo ikemura, igire ibyo ikura mu nzira. Ubwo rero tugiye mu byo gukora ko dushobora gukora filimi zino zisanzwe, dushobora gukora comedy, dushobora gukora iyo ndirimbo, dushobora kuba twakora ikiganiro runaka. Ibyo gukora byo birahari, kubera ko nk'uko nagumye nkubwira, iki gitabo kirimo ubwenge bwigwa mu mashuri yose, kirimo ubumenyi buba mu bitabo byose. Ibitabo byose byanditswe, nta kintu na kimwe uzasanga muri icyo gitabo kitavuyemo hano. Bivuga ngo utwo ni utwana tw'iki gitabo, iyi Bibiliya. Utundi dutabo tuno bigiramo mu mashuri ni utwana tw'iyi Bibiliya. Ubwo rero bivuga ngo mu gukora, intego ya mbere dufite mbere ya byose ni ivugabutumwa. Hari umuhamagaro mbere umuntu yari afite, we umuhamagaro we. Sinakubwiye ko namwe ngizoga kwanza. Icyo kintu cyo rwose uragikinyibukije, ariko numvaga ari cyo nshaka kubaza cyane. Inzoga zo ngo warazifiningizaga, ni gute wambwira ngo waraziritse? Ziko wazinyweye igihe kirekire, kandi biriya bintu ngo binanira abantu benshi cyane. Ngo habaho n'imiti cyangwa wanyweye umuti. Vuga ngo Imana yakwibutse. Iyo Imana yakwibutse, isaha ikora ntawe. Iyo yakwibutse, isaha ikora ntawe. Bivuga ngo anywaga inzoga, ariko buriya iyo hari ikintu bita kwatura, kwiyaturiraho. Nk'ubu nshobora kuguhamagara kuri telefone kubaza ngo bimeze bite, ukambwira ngo byaranze. Mu by'ukuri uba wiyaturiyeho ikintu cy'uko nyine bihora byanga nyine. Bivuga ngo narenywaga, agera mu rugo nkasaba Imana ko ntazapfa nasinze. Ubu wazivuyeho neza cyane, ariko ushobora kuba waraciye mu buzima bwinshi kandi butari bwiza. Wabaye muri Rasta, utereka dread, ariko bari abantu batereka mu dread ngo ntabwo wazitereka utanywa bya bintu bitabi. Oya, n'ibitabi narabinyoye nabyo.
nabyo ubasha kubireka ariko uyu mugabo ntatubeshyera narabinyoye bo natangiye kunywa ibitabi nyiga mu primaire ngiye njya kureka itabi nariretse muri 2009 ahubwo ndashimira umugabo bita Haji wa mucuruzi w'umuganda muri uriya mugabo Haji tuziho amata cyane uriya mugabo Imana yamukoreyemo atuma ndeka itabi gute se Haji we n'umusiramu ndumva ni Haji yaragusengeye se oya bo na cyo gihe nari mfite direde no urumva kugira ngo nitwe rasta buriya kugira ngo cyane cyane nk'abano basirikare bacu abo mu Rwanda abo hanze kugira ngo ujye kumenya umusirikare iranka afite nuko uribona riri ku rutugu kandi ntabwo ishobora kuzaho atararikoreye urumva nanjye iranka nari mfite kwitwa rasta nari narabikoreye mfite umusatsi ubwo hari ahantu kwa Haji nari mpagaze imodoka iparitse hepfo yanjye Haji araza abamfashe mu ijosi by'Imana ikora ariko gihe nabyumvise nko kunsuzugura amfashe mu ijosi ubwo bitewe nuko iyo modoka irimo abagenzi bari bavuye Burundi bajya i Kigali ndavuga ati rumwe abantu mwigiye ntago niba uyu mugabo sinzi icyo amora ubwo yahise ndekura ntunganyiriza umupira maze kuntunganyiriza umupira yambwiye ati rero tirara rasta rero ndikarame ati uyu musatsi ufite icya mbere ndakubonamo umuntu w'itabi kabiri ndakubonamo umuntu udasobanutse muri make bitewe n'uko ugaragara inyuma kuko nyine yanze kubivuga ariko ni ngo yanyise nk'umujura niko nabivuga ariko Imana imubwisha yaramfashije ambwira ati icyongeyeho ntabwo naguha umugeni tirumva ntabwo naguha umugeni ati n'ahantu hose wajya ugiye rwose nyine bagushyira mu cyiciro giciriritse nyine ikintu yasorejeho nawe ubwe ntabwo ari wakimbwiye ahubwo ni Imana yagira ngo imunyuremo ingereho yarambwiye ati ntabwo nkubwiye ngo genda ukureho umusatsi wawe atari ko nubona biri ngombwa umusatsi uzawukureho ubwawe n'umutima nama wawe wakwibyiririra uravuga ati reka nkuriho n'umusatsi none se ndabyumva kwiha umusatsi wawukuyeho n'itabi urireka cyangwa wawukuyeho uragomeza inywa itabi oya ukuntu byagenze tugiye muri background yanjye mu rugo tuvuka turi abana batatu dufite mama tubyara papa we yaritaye Imana yaramuhamagaye ubwo mu bana batatu ubwo akenshi nakundaga kubaho ndi kumwe n'umukecuru ko yakari nawe mubyeyi nari mfite n'ubu ntabwo nari kuba ndi kumwe na papa adahari ubwo yajyaga ambwira ku bintu bya Lucky cyane muri za 70 na kangahe ngo yaje i Kigali icyo gihe ngo mama yarakira umukobwa nyine nkumva indirimbo ze akazindirimbira ko nakundaga kuba ndi kumwe na urumva nari nkiri n'umwana mukuru wanjye niwe wari uhari nanjye ndimo na mushiki wacu ubwo nkura nyine numva Lucky Dube Bob Marley numva nyine ari abantu nireferaho numva ari abantu nyine mu mutima wanjye bafitemo umwanya mu mutima wanjye noneho nkura numva nzashyiraho dread mbere ya byose nkiva mu ishuri numvaga icya mbere ari dread nzishyiraho maze kuzishyiraho ubwo byaje kurangira ngiye no mu Kigali n'itabi ariko iyi nzoga yo nari ntuyinywa aho yari narayinywaga icyo nongeyemo n'itabi bongeyemo ubwo noneho ari byo navuze kwiyaturiraho bora kwiyaturiraho bantu mudukurikiye ako kantu mukumve neza ikintu wiyaturiyeho teka kikubaho ikintu wiyaturiyeho ubyumva azabikora byizeye neza yumva adashidikanya muri we yiyaturireho ikintu nikitamubaho azangana kubera ko gatoya ubwo akimbwira ibyo naragiye mara icyumweru ndwana n'umutima icya kabiri kiraza ndwana n'umutima numva ngo nkure umusatsi numva nyine kandi we yabimbwira imwe
naragiye icyo gihe naguze itabi ndamanuka ndaritekera, maze kuritekera ikintu nasabye Imana, buriya nusaba Imana ikintu wizeye, sinzi uko wenda we nkawe turi kumwe wizera cyangwa se abatubona imyizerere yabo, buri wese afite uko yizera Imana ye. Nkanjye uko nabikoze nizeye, nicaye ahantu itabi maze kuritekera, mu burebure rishobora kuba ryaravaga hano rikagera mu burebure cyangwa rikaba rinahasumba, nitekeye ndifata uko. Mbere yuko ndishyiraho mbwira Imana rero gatumva rero wa Mana, mbere ya byose nakunze umusatsi, nimba ngiye gukuraho uyu musatsi, iri tabi ndinywe ubwa mbere n'ubwa nyuma bijyana. Ibyo nararinyweye nditurutse hano hasi ndarizana ndigeza hano, nyibwira ngo Mana, nimba narakunze umusatsi bwa mbere nkaba ngiye kuwukuraho, iri tabi ribe fayino sinzongera gusomaho. Imana yaranyumvise. Guhera icyo gihe itabi ndivaho, gusa wenda nasigaye mu icyo gihe nanywa inzoga, cyo nasigaye yari ku nzoga. None inzoga nazo wazivuyeho? Inzoga nazo nazivuyeho, ariko uri mu gakiza kabisa. Ubu ngubu Yesu yangiriye ubuntu, ubwo nibyo ngomba gukora, nibyo ngomba kugeraho, nuko njye nzajya mbishobozwa nawe, ubwanjye ntacyo nakishoboza. Twakoze ikiganiro, twari dufite gahunda yo kubaza gahunda ya iriya channel yanyu, gahunda uko zimeze, ariko Zibuka ngewe ntabwo rabuzamo Zibuka TV, urumva ko mwahinduye. Ariko bantu bacu mudukurikiye kuri Zibuka TV, uno mugabo afite amateka menshi, reka Gomeza yadusangiza uko ndumva harimo inyigisho nyinshi, bagenzi be, urubyiruko, yenda hari inyigisho yabaha abafiri muri ubwo buyobe, abagendera muri ibyo bintu byo kunywa ibyo ngibyo, yenda hari icyo yababwiraho, afite uburambe muri byo, yabibayemo inshuro nyinshi, yabagira inama mukamufatiraho inyigisho, akaba yabahindura mukava muri ibyo bintu murimo, kuko ndabona yaraciye muri, ndakeka ni life ndende kuri mu bintu byinshi, ariko akanya ubasha guhinduka ko kubwo Uwiteka. Ni ikihe kintu wageza, n'ubuhe butumwa wasangiza abantu muri rusange bagukurikira? Ni nk'ikihe kintu wababwira byibuza nabo abari muri iyo mico nk'iyo urimo bagenderaho, yenda akazagenda bayivamo? Nk'icyo kintu wasangiza abantu bawe muri rusange? Urumva ubundi kuba nababwira iby'Imana yankoreye ni byiza, ariko ntago mpamya neza ko ibyo nababwira ibyo byabahindura, ntago byashoboka. Bafata umuntu bakamufatana agapfunyika kamwe ka buri kamwe ku rumogi, bakamujyana kumufunga, agaruka noneho usanga afite nka dutanu. Ntago umuntu kumujyana kuriya cyangwa se kubigira, wenda baba bamujyanye ko ari mu cyaha, bagera ngo yisubireho, bakanamuhugura, bakamwereka ko ibyo arimo ari bibi n'ibyo byangiza n'ubuzima ibyo bitabi, ariko mu by'ukuri ntago avayo yahindutse. Kubera iki? Ni abandi bantu babimubwiye. Buriya umuntu kugira ngo azaguhindure biragoye, ariko iyo bikozwe n'Imana, Yesu ubwo akimanukira akaza kongera akegerana nawe, mukaba muri kumwe, mukamera nk'aho muri kuganira, we ari ukuntu abikora bikemera. Ujya hano agahita akugarura, wajya hano akakugarura, washaka kujya inyuma akagukura, akakuba ati hama mu mwanya uriwe. Rero ku bwanjye nta muntu wangira inama yo kubireka, nta muntu wambwiye ngo uva muri ibi, njye nabisabye Imana. Inama naho umuntu ukibikora, inama naho umuntu ukibinywa, niyicare najake arifate iryo tabi arifate, nashaka afate iyo nzoga mu ntoki ayinywe, nabyita nk'umutongera, abwira ati Mana ni wowe unzi kuruta uko nize, nawe wanzoga we dore igihe wampereye, nawe watabiwe dore igihe wampereye, ibinyweye biba ari byo byanyuma. Mana mfasha ibinyweye bibe ari byo byanyuma, ibi bintu sinzongere kubinywa ukundi. Ubivuze wizeye, ariko nanone atari kuvuga ngo Mana ngo Mana se ngo soshona, oya, ukabivuga wizeye biraba. Icyo niyo nama mfite naho umuntu wari wese ukiri muri iyo nzira. Iyo niyo nama we wabaha. Abumva urumva nabo yenda Imana izajya igenda ivugira muri bamwe bahinduke nkawe. Gusa waciye mu rugendo rurerure, nicyo kintu twa tumaze igihe twibazaho tuvuga ati Rasta, kuko no mu hariya muri la film numvaga nabonaga bo kimwe bita Rasta, none ko wakinye witwa Rasta,
aka kanya ukaba warabivuyemo by'uburasita. Muri filimi muri rusange muzategura ni mugiye gukomeza ibikorwa byanyu, ese iryo zina ryawe rizakomeza rikore? oya ririya zina ku bwanjye narifata nka papiye mushwari. iyo uyiguze ari nshyashya mu duka, ukuramo kamwe ukakihanaguza cyangwa se ukakihanaguza aho ushaka ukagata, ugasigarana kuri ka gapfunyika kandi waba ugafite mu mufuka waba ugafite mu ntoki nta kibazo. ririya zina ndifata nka kandi kamwe nakuye muri papiye mushwari nkakihanaguza nkagata. noneho ya papiye mushwari isigaye niyo ngomba gukoresha, noneho ariyo ngomba kwitwa amazina yanjye nyirizina. ariya yari amazina y'icyo gihe ya myaka yuko niyumvaga. ubu rero hari andi mazina Imana yahinduye amazina, ubu nitwa Munezero. Imana yarabikoze. ariya ya Rasta bo abantu benshi niko bampamagara kubera ariko bamenye, ariko no mu byo nsaba Imana, ndasaba Imana ngo izagende ihindura kugeza hanaguyeho ayo mazina mabi, asigarana amazina ameze neza. Wa mugabo rero ndumva inkuru yawe tuyiganiriyeho byatinda twarara tukiri kumva inkuru yawe, kuko ufite urugendo rurerure wakoze. urumva nubwo ntago twavuzeho dukeya, ntabwo nakubwiye byinshi, hari byinshi Imana yagiye ikora, kuko ndabona n'ejo byazaba umwete twatangiye twawe hakiri kare, ubuhamya bwawe ukabusangiza ku bandi. turagushimira kuba amakuru twagushakiragaho yatubwiye, abateye gutekerezagaho ibindi bya filimi zanyu zahagaze, ukuri kwawe kuvuze, abafana banyu ikaze maze kubabwira ko mugiye kugaruka ku murongo. Gusa hari ibigomba guhinduka mu kuntu mwabigenzaga, ibyo bigomba guhinduka rero nibyo bategereje. muri rusange bategereje kubona muri iyo shusho yindi igiye kuzazamo. twabizeza yuko muri no minsi hari ikintu hari ibikorwa mwatangira gukora mwashyira kuri Zibuka TV. Yego ibikorwa byo birahari. Imana nidufasha tushobora kuzajya twaprodinga nka video, nibi Imana idufashije kubw'imbaraga zayo, kuko ibyo ntibijya byanga. twashyiraho video ebyiri mu cyumweru, biramutse bidakunze video imwe mu cyumweru imwe, ariko kubera kubwanjye Imana izabikora tujye dushyiraho video ebyiri. ubwo rero ikintu cyane Zibuka TV zaba igamije cyangwa se izabishingiyeho ni iyobokamana. aho usengera hose, kubera ko nko muri Isilamu uko Yesu bamwigisha, we ntago yaje nk'intumwa, we yaje nka jambo, niko Isilamu ibivuga, ni jambo. urumva ntago ari Rasita wajemo hariya, nta nubwo ari na Munezero wajemo hariya. ubwo urumva rero dukora iyobokamana tuzajya twandika ibintu bishobora kuruhura imitima ya benshi. icyo kintu uvuze, icyo kintu reka yenda muce mu ijambo musubize gatoya. aka kanya urumva ko ugiye kuvuga ibyiza bya Yesu Kristo. aka kanya muri timu yawe harimo abasilamu bemera ko ari intumwa. aka kanya wowe urumva ko wahindutse tukiri kumwe nabo, uremera ko wenda ari umwana w'Imana. none akabazo k'amatsiko, ubwo abasilamu mwakorana nka timu, iyo filime uzakora bazabyakira gute? ko imyemerere yabo ntabwo yemera kumva ko Yesu ari umwana w'Imana. none n'ijambo nk'iyo filime uzakora hazaba harimo iyobokamana, sibyo? none so bazaza bakurikirana icyo kiganiro cyawe uzabatangizamo cyo kubumvisha ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi bo ku ruhare rwabo batabyemera. aho hantu
ukora gute kugira ngo bisangemo bakwisangemo nyine bisange mu gikorwa muri gukora nk'abantu mudahuje iyo myemerere? bo si ukudahuza imyemerere, ahubwo uzaba afite ubumenyi wese ku idini azabyumva, kubera ko buriya ngendeye ku byo maze gusoma, Yesu ubwe yaravuze ati bazareba ariko ntibazabona, kandi bazumva ariko ntibazasobanukirwa. Kano kanya hari umuririmbyi wavuze ngo abantu bashyizeho amategeko aberanye n'irari bafite. Kano kanya ushobora kugenda ugasengera hano ngasengera hano, noneho ukagira uko wigishwa, wowe ugakurikirana za nyigisho wigishijwe n'umwana w'umuntu, ariko birangiye ntabwo nemeranya nabyo. Ese igitabo ari kuzikuramo izo nyigisho, nawe wahasomye usanga ibyo akubwiye nibyo koko? Aho rero niho hantu dutandukanira n'abandi bantu. Dutandukana gute? Nimba pasiteri ari imbere agiye kutubwiriza, arakubwira ati fungura nimba ari Zaburi, akakubwira ati ni Zaburi ku rupapuro 778, akakubwira ati ku murongo wa 8, agatangira agasoma, nawe ukareba ngo ibyo asomye ku murongo wa 8 nibyo birimo. Mu gihe uzasanga hari aho ushobora kugenda ugasanga njyewe nimba ndi umwigisha ndigishije sinzi igitabo ndagiye, nawe waje kwiga ukumva ko ibyo mvuze koko ariko byanditseho, ukaba nta kundi kubikurikirana. Ubundi tugira umuco wo gusoma. Mbere ya byose usome. Nimba nkubwiye ikintu uzi neza ko icyo kintu mbwiye kiri muri Korani, ukusenga muri Islamu, kiri muri Bible ku barokore, ubwo nivuga barokore nyine na ubundi abantu bose ubundi n'abarokore, waba usenga muri Islamu usenga bose n'abarokore, bako twararokoye. Hari igitambo, ntabwo ari amaraso y'intama, ntabwo ari ay'ihene, ntabwo ari ay'imfizi, ahubwo nayo umwana w'ikinege w'Imana. Noneho icyo gihe uzasanga njye nawe ntabwo dutandukaniye, nubasha gusoma ibyo bakubwiye. Ariko nugendera ngo shehe ngo yigishije bose, mvuze ko wenda ashobora kuvugamo ibye bwite, ariko simpamya neza ko uko wowe ubwawe wabyisomera, ariko njye nabigusomera. Ushobora kubigusomera bikanyuramo bigasohokera ahandi, ariko iyo usoma ikintu ugenda nyine ushyiramo amarangamutima, ukihuza nacyo nyine hahandi wumva kikugiyemo kuruta uko ukibwiwe. Ikintu ubwe n'ikintu wisomeye biba bitandukanye. Aricyo rero gitandukanya umuntu utaramenya Imana n'umuntu amenya Imana. Bivuga ngo nk'ubu ushobora kugenda ari ugasanga abantu wenda barimo batongana, wowe ugashimishwa nuko umwe yagakubisa undi. Ubwo wa muntu wamenye Imana aba ashaka kugenda akabahuza ibyo bapfaga bakabishyira ku ruhande, kuko n'ubu usanga ari ibintu by'amafuti. Kuko nk'ubu urugero, iyo umuntu we arimo ari nko mu nzira y'agakiza, mu nzira y'agakiza, kwa kubona nanjye ntabwo ndakizwa, ahubwo ndacyari mu nzira yabyo. Ntabwo urakizwa? Nta nubwo urwego nshaka gukizwamo ntabwo numva ko rushobora wenda kuzagera ari uko nahamagawe, ariko mu gihe nkiri muri nose ntabwo nzigera numva ko nakijijwe. Aho nzaba nibeshye. Ngomba kuririmba nyibwira ati nanone Imana ntumpiteho, ariko hakaba hari indirimbo izo ni nko gusaba, hari n'izo gushimira Imana. Rero nkura muririmbyi aririmbye ngo ndanyuzwe n'umutima wanjye, urumva hari ibyo Imana yamukoreye aranyurwa. Ubwo ugomba nyine shima, nyine saba, nuhabwa unashima. Ariko umwana w'umuntu Yesu ubu ngubu nturarwara? Kurwara? Nta muntu utarwara. Ariko wigeze ujya kwa muganga se warwaye? Ntago muri kino gihe ugomba kurwara kwitira kwa muganga. Wagiye kwa muganga,
none nyuma yo kuva kwa muganga se ugeze gusubira ngo ujye kureba umuganga umugore uti muganga warakoze waramvuye ndakira. Abantu niko tumeze. Abantu niko tumeze. Bivuga ngo rero iyo wumvise ko hari aho wageze, ibyo bigutera kwibagirwa y'Imana yakugejeje, ahubwo wowe ugomba kumva ko ugifite inyota y'ibyo Imana igomba kuguha, ukayisaba kugukomereza intambwe, ugahora wowe ugahora uyaka. Wabona inaguhaye ukayibwira uti Imana ndagushima, ariko icyo kuri icyo ubwo ibyo ni ibijyanye no bimwe navugaga ngo nge ndumva numva ntarakizwa, si uko ndi umupagani muri byaha, ahubwo nge mfite inyota itazashirira mu iyi si. Iyi nyota mfite ntabwo izashirira, ntabwo bishoboka. Wa mugabo rero nanjye naje nje kukureba, ndumva ku nyigisho zawe umpaye nanjye hari ukundi kuntu numva meze. Muri rusange ndagushimiye, tugomeje gutya byatinda. Ndashigushimiye ku kiganiro tugejejeho n'abafana bawe muri rusange. Twe tugiye dusezeye ariko arakanune nibagiwe. Twari tugiye nk'umuntu wakiranutse tugiye gutya nta kantu byibuze watubyirana yenda twaba twibagiwe mbere yuko tugenda. Aho ngaho rero akantu mfite ku mutima ni nka message y'abantu basenga. Uriya hari ukuntu dusenga tugasenga nabi ntidusubizwe. Hari ukuntu dusenga tugasenga nabi ntidusubizwe. Impamvu nari nitwaje iyi Bibiliya ntabwo byose nari kuza kubyibuka, ubwo nitwaje mu rwego rwo kugira ngo ntaza kubivuga nabi, ariko hano harimo message nagira ngo mbanze mbahe abantu basenga bumve ko hari iby'Imana yavuze bagomba gukurikiza. Mbere na mbere muri Matayo 6 havuga ku bijyanye no gusenga. Mu bijyanye no gusenga ni mbese ni nka warning, ni nko kukubuza ni nko kukubuza kugira ngo udasenga nabo amasengesho yawe ntiyumvikane. Dore rero mu magambo uko byanditse ukuntu batubuza, haranditse ngo nimusenga ntimukamere nka ba bantu b'indyarya. Babandi hari abantu bajya gusenga kumva afitemo ubutiriganya. Ati kuko bakunda gusenga bahagaze mu mazinagodi, ubwo ni mu nsengero, kuko hakundi ukajya gusenga mu nsengero nyine kugira ngo werekane ko usenga cyane, ngo no mu nzira ngo abantu babarebe. Hagakomeza havuga ngo ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Urumva aho ngaho nk'umuntu usenga barakubwira ati uramenye ntugasenge nka bariya basenga biyamatsa babeshya kugira ngo tubabone ngo uriya muntu n'umukozi w'Imana. Ubwo noneho rero tugiye ku gice cya kabiri kigaragaza noneho uko tugomba kubikora. Harakomeza havuga ngo wowe nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwiherereye, kuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ntabwo yavuze ngo tujye gusengera mu mayira. Hagakomeza havuga ngo namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo. Nimba uri gusenga ubisenga Mana tubabarire, Mana tubabarire, Mana tuhibi, Mana ubisubiramo. Oya, haravuga ngo hato na ngo muyasubiramo hato na hato, kuko abapagani bagira niko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukenye mutarabimusaba. Iyo message numvaga rero nshaka guha abantu, ariko no mu gusoza ngewe nkoresha isengesho rito riri muri Bibiliya, ariko ririmo amagambo meza y'ibintu byose dukeneye. Iyo niyo message rero ngewe numvaga uyu munsi yarindi ku mutima nahereza
abantu bakurikira Zibuka TV, kandi mbasaba ko uko byagenda ko ariko kose tubagezaho ibiganiro warebana n'umwana wawe, filime warebana n'umwana wawe. Ntabwo hari filime twakoze nanjye nakunda nsigaye warakiranutse muri make. Uwiteka niwe wantabaye, ntabwo ari imbaraga zanjye. Uwiteka niwe wantabaye, mfite byinshi nakoze amabi menshi, hari amabi menshi. Sawa bantu mwadukurikiye, twari tumaze gusezera ndakeka nako niyo umuntu yagomeza gusezera ko twari tugiye arebyo namubajije gatoya, nubwo butumwa tukije bwo kudusengera nabwo bwari bukenewe. Gusa muzakomeze mu gukurikirane, naho butaha mugira umunsi mwiza. Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. wayabonye nanjye abivuga sinabibonye ariko nahavuze ko tuva mu mwuka ugenda nabibonye amazi yareba kuri Imana ishimwe ugenda na Yesu nibanga rihamba Yesu se kwa kone ntazi no gutera ari umuntu kwigisha gakora iyo foto iragurishwa iyo foto ni akavido cyakoze uyu munsi ni mwiza pe umunsi ni mwiza n'Imana yabyumvise iturinda imvura iriya yaje ni imvura y'umugisha karame yaba yabirukanye mu zina hano hirya naho barahasengera cyane n'ishyamba cyane rwose abana muri bihe byiza bigisha uko ngo utanditsemo harahirwa uzi icyo barahasengera habamo na resi hirya hano nitugaruka niho tuzasengera nitugaruka muri iri shyamba habamo resi ariko tutatunze haboneka habamo n'ibyo Yeba kwa mashaji ya. Yeba. Ndabari intunga yanyu ikomeye murakoze.